Guys, iyi si dutuye igizwe n'ibintu bibiri, umukara cyangwa umutuku, umugabo cyangwa umugore, iburyo cyangwa ibumoso, kuzamuka cyangwa kumanuka, kugenda cyangwa kugaruka, gukira cyangwa gukena, kubaho neza cyangwa kubaho nabi. Mbese uno munsi reka twivugire ku nzira y'iterambere, reka twigire ku nzira y'iterambere kuko n'ubundi ino YouTube channel yanyu dukunda kunyuzaho byinshi bivuga ku iterambere ndetse n'ibivuga ku buzima rimwe na rimwe. So ahangaha ndavuga ku muntu utangiye urugendo rwo kwiteza imbere cyangwa se utangiye kuba yatera intambwe nini cyangwa se intambwe irambuye ku buzima bwiwe kugira ashyike ku iterambere. Inshuti yanjye ufite ibintu bibiri, uno munsi hari abantu benshi bafite imyaka iri hejuru ya 40 babayeho neza, ariko hari n'abandi benshi babayeho nabi bitewe ku myanzuro bagiye bafata cyangwa ku mahitamo y'ubuzima bagiye bifatira. So nk'uko niba uri umusore cyangwa ukiri urubyiruko uracyafite imbaraga cyangwa ufite amaraso akomeye ku buryo ushobora gukora cyane muri cya gihe uri kugera mu zabukuru cyangwa mu myaka utagishoboye gukora, ukaba warizigamiye ufite ibintu byinshi byagufasha kubaho muri iyo myaka bigatuma ugira ubuzima bwiza. Uno munsi ujya gutangira ikintu kumva wagitangira mu buryo bworoshye. Inshuti yanjye, inzira yose utangiye mu buryo bworoshye nta kindi kintu kiyisoza, uyisoza ukomeye cyangwa se ituma ugera ku byo ushaka cyangwa ugera muri ya myaka yo hejuru uri guhura n'ibintu bikomeye. So ikindi, iyo watangiye inzira ugatangira ukavuga ngo ni mu gutangira birakomera biranavuna cyane, nawe ugatangira uri ahantu hazamuka, ugatangira uri mu bintu bikomeye koko, ibyo ngibyo bituma utegura ejo hazaza ku buryo uzagera muri ya myaka yo hejuru none uri mu buzima bworoshye. Ndakubaza akabazo kamwe, nk'ubu baguhitishijemo ngo uratangira mu buzima bworoshye uzasazire mu buzima bukomeye cyangwa usaze nta kintu ufite, no kukubwira ngo tangira mu buzima bukomeye uzasaze uri mu buzima bworoshye biri guturuka mu musaruro wa bwa buzima bukomeye wanyuzemo, ari wowe wahitamo iki? Inshuti yanjye, ndabizi ko neza abantu benshi bahitamo gutangira mu buzima bukomeye, ariko bishobokera bake, ni abantu bakeya babasha gushobora ibyo bintu cyangwa se kugera kuri ibyo bintu. Icyo bivuze rero ni kimwe, ubuzima bwose tubayemo uno munsi biterwa n'amahitamo. Niba uri umuntu ukora ikiyede, niba uri umuntu ukora akandi kazi ako ariko kose gaciriritse ariko wakageramo ukabona wahahuriye n'umugabo w'imyaka 45 n'umugabo w'imyaka 50, wakibaza se ko mwese muhuriye aho ngaho mugiye gusaba akazi, wowe ufite imyaka 20 cyangwa 5 undi afite imyaka 50, muhuriye aho hantu mwese, ese mwese si akazi muri gushaka? Ese wakibaza mwese mwagize amahirwe angana? Fata umwanzuro none kuko ejo haraharanirwa.